Reka mbereke uko bafungura AEX wallet. Kanda kuri iyo link iyi ngiyi, wamara kuyikandaho bakakujyana muri browser. Iyo umaze kujya muri browser urazamura ugakanda aha. Umaze kuhakanda bahita bakubwira ngo downloading. Urabona ko giye bambwiye ngo downloading ariko giye nayo nsanzwe nyifitemo. Ubwo icyo ukora ni iki, urahita uza kuri utu tudomo dutatu aha, umara kuhakanda uze hano kuri download aha, uhakande numara kuhakanda irahita yiyesitara, noneho uyizeho uyinjiremo. Ikiri bukore ni iki, bahita bakwereka handitse ngo clear new wallet, uri kubona rino jambo, aho niho uri buhindukire. Noneho ikindi uri bukore ni iki, nuhakanda urahita ugera ahantu handitse gutya, naho urahakanda. Numara kuhakanda ushyiremo password yawe, reka mbanze nshyiremo iyanjye kugira ngo dukomeze. Namaze gushyiramo password nemeje, noneho aho ngeze ni aha kuri passphrase. Aha naho uraza hano ukopiye iyi passphrase yawe, reka mbanze nyikopiye nyibike. Maze kuyibika ndahita nza nkanda hano next step. Nimara kuhakanda barambwira ngo ndagenda nkopiya ya passphrase uko zigenda zikurikirana, ukuvuga ngo iya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya kane, iya gatanu, iya gatandatu, iya karindwi, iya munani, iya cyenda, iya cumi, iya cumi n'imwe, iya cumi n'ebyiri. Kanze mbanze nzishyiremo ubundi ngaruke mu kanya. Okay, maze kubikora icyo nkora ni iki, ndahita nkanda kuri confirm aha, kuri confirm ndahakanda, mbe nageze muri wallet. Murabona ko nta bintu bigoye. Wowe icyo uri bukore rero, uraza ukande hano, uraza ukande hano. Numara kuhakanda urahita uza ukande hano aha, uhakande uhita uza wemezemo ya wallet referral code. Kanyizane nyipesitingamo murebe. Okay, murabona ko maze kuyipesitingamo, noneho nze nkande hano kuri confirm, nkonfirime nyine referral code. Ndahita mpakanda, tayari ubu byakunze. Reka nsubire inyuma murebe, murabona ko ahise ageraho. Ni ukuvuga ngo rero ushobora gufungura account ebyiri. Urabona ko njye mfiteho account imwe, ebyiri, eshatu. Urabona ko ushobora gufungura account zirenze. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ubikore ukanda aha kuri ako kamenyetso ko guteranya, bagahita bakwereka ibi ngibi, ugakanda aha ugashyiramo password yawe nshyashya, hanyuma ugakurikiza bya bindi bya passphrase, hanyuma ukemeza wallet yawe yindi ikaba yakunze. Ni uko nguko bikorwa. Ushaka gutumira uraza hano kuri invite ukahakanda, ugakopiya referral link yawe, ubundi ukayiha abo ushaka kuyiha kugira ngo bakwinjirireho. Ni ibyo ngibyo, nta bindi, ubundi tugategereza tukazareba uko tuzaturedinga izo tokeni zacu.